I've been hearing about it for a while because, they're doing amazing work. Miliyoni nyinshi z'abantu b'igitsina gore bo ku migabane itandukanye yo ku isi, benshi muri aba baramukunze, bamukunda urukundo rukomeye, rumwe rugeze abafana kukumva yuko bafana ari nawe wababera umukunzi. Nawe ku giti cye ubwamamare bwe bwaramurenze agira igikundiro, maze benshi bagahuza impano ye n'uburyo kenshi yakunze kugarukwaho yuko ari umwe mu b'igitsina gabo bazwi bakurura abagore ku isi. Icyatangaje benshi nyamara nuko n'umugabo nta marangamutima cyangwa se urukundo rwihariye uyu nguyu agirira abagore, ahubwo uyu amarangamutima ajyanye n'urukundo ayagirira abagabo bagenzi be. Ari muri cya cyiciro cy'abagabo bakunda ndetse bakanashakana n'abagabo bagenzi babo. Iyi ni inkuru yaje ikangiza benshi mu bamukundaga, abandi bakagaragara berekana yuko batari kubyumva. Wentworth Miller wabaye ikirangirire kubera filime yitwa Prison Break, ino yakinnye maze igakora benshi ku mitima. Twari twabijeje yuko hari ikiganiro turimo kumuteguraho kijyanye n'ubuzima bwamuranze nyuma yo kuba ikirangirire muri no filime yamugize icyamamare mu buryo bukomeye. Uyu mugabo w'imyaka irenga gato kuri 50 nta mwana nta n'umugore ateganya kugira, kandi buno buzima avuga yuko abwishimira, akanavuga yuko yumva ari bwo yaremewe kubamo. Atinya abantu ku buryo ubuzima bwe bwihariye ari bicya cyane wapfa kumumenyaho, kubera yuko nubwo yamamaye akanakundwa kandi akanagarukaho kenshi, ariko abantu babana nawe umunsi ku munsi ni bake cyane. Ntabwo ari abantu bose apfa kwegerana nabo cyangwa se ngo abe yabasuhuza yewe no kubahobera. Ni umuntu wihariye, akaba ari nayo mpamvu n'umunsi mu kiganiro cyacu amateka yabo tugiye kugaruka ku buzima bw'uyu Wentworth Miller benshi bamenye nka Scofield muri filime yitwa Prison Break. Aho nk'ibisanzwe ngo uhaye ikaze aho uri hose, ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Kubera kwamamara cyane binyuze muri filime ya Prison Break byatumye benshi bakomeza kumwita Scofield, nyamara mu buzima bwe busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi ni Wentworth Miller. Scofield ni naryo zina turi buze kuza gukoresha cyane muri no nkuru kuko nyine ari ryo benshi babashije kumumenyaho. Uyu yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1972. Yavukiye mu Bwongereza ku babyeyi b'Abanyamerika, ari nabyo byatumye kugeza ubu afite ubwenegihugu bubiri, ni Umwongereza ndetse akaba n'Umunyamerika. Nyina witwa Roxanne yabaye umwarimu igihe kinini, ndetse yakunze kuvuga yuko kimwe mu bintu yakunze guha abana ubwo bari bakiri bato ari uburezi ndetse no kubaha. Ni mu gihe se umubyara Wentworth Miller II ari umunyamategeko, akanaba umwarimu wigaga muri kaminuza ya Oxford igihe Miller yavukaga mu mwaka wa 2003. Miller yatangaje yuko se ari umwirabura maze nyina akaba umuzungukazi. Avuga yuko atekereza yuko uruhande runini yaruvanye kuri nyina kuko ari gakeya cyane benshi bakunze kumenya yuko anafite ibisekuru mu birabura. Ibyo ngibyo bikaba byaratumye Scofield mu gukura yirinda cyane ibintu byose bijyanye n'ivangura ruhu, dore ko nubwo benshi babaga bazi yuko ari umuzungu byuzuye, nyamara we yanze kubigenderaho ngo maze yishore mu dutsiko tw'abantu bangaga birabura. Wentworth Miller afite abavandimwe babiri b'abakobwa, umwe yitwa Leigh undi yitwa Gillian. Yize mu ishuri ryisumbuye rya Midwood Brooklyn, avuye yerekeza muri kaminuza ya Princeton, aho ngaho byari mu mwaka w'1995. Yakuye impamyabumenyi yo mu cyiciro cya mbere cya kaminuza, aho yize ubuvanganzo bw'icyongereza. Mbere yuko Miller akina Prison Break maze ikamumenyekanisha cyane hirya no hino ku isi, uno mugabo hari izindi filime zitandukanye yabanje gukina. Mu mwaka w'1995 kino gihe nibwo yatangiye umwuga wo gukina filime, arimo kubigerageza kugira ngo arebe ko yazakabya inzozi nkuko nyine yabyifuzaga. Yaje gutangaza yuko urugendo rwe rwamwerekezaga ku bwamamare rutigeze rumworohera na gato, kuko rwagiye rurangwa n'ibigeragezo byinshi, ariko n'ibisubizo nabyo bikaba byari biri hafi aho. Icyo yari afite nk'icyemezo nuko atagombaga gucikiriza urugendo yatangiye. Mu byo yagombaga gukora byose, kureka gukina filime ntabwo byari birimo. Filime ya mbere Miller yagaragayemo kuri televiziyo yitwa Buffy the Vampire Slayer. Why can't you just masturbate? Aho kino gihe yakinnye yitwa Judge Petronzi, aho rero no filime igaruka ku mukobwa uba uri mu myaka y'ubwangavu wari ufite impano yo guhiga amagini ndetse no kuyica. Uyu mukobwa akinana na Miller, aho Miller waba ari umusore wiga muri segonderi ariko kandi ufite ubuhanga budasanzwe mu koga, nyuma akaza guhindurwa vampire. Ino filime nayo yabashije kugera kure kandi irakundwa cyane. Mu mwaka wa 2002 Scofield yakiniye muri filime y'uruhererekane yitwa Dinotopia.
muri ino filime aba ari abavandimwe babiri baba bari mu ndege maze nyuma ikaza gukora impanuka bakazisanga mu gice kitabamo abantu ahubwo gituwe na za dinosaur. Mu mwaka wa 2003 kandi Scofield yanakiriye mu yindi filime yitwa The Human Stain aho aba ari umwarimu ukundwa n'abanyeshuri maze nyuma akaza kugira ikibazo cy'ijambo yavuze rigahuzwa n'irondaruhu ariko kandi atari ukuri. Nyuma muri ino filime aza kwandika igitabo kivuga ku buzima kugira ngo yivaneho kino cyasha bari baramushyizeho cyo kugira ibitekerezo by'irondaruhu. Muri uyu mwaka nibwo avuga yuko abantu benshi batangiye kumumenya ndetse no kumwitaho cyane mu buryo bwihariye. Mog, how soon can we leave? Keep your eyes peeled. Mu mwaka wa 2005 icyo gihe yaramaze kwigarurira benshi mu bitekerezo bijyanye n'uburyo yakinaga ndetse benshi baratangiye kuvuga yuko impano ye yihariye ko byanze bikunze azagaragara no mu zindi filime zikomeye kandi zizagenda zikundwa. Ibyo koko ni nako byaje kugenda kuko Wentworth Miller mu mwaka wa 2005 yatoranyijwe nk'umukinnyi mukuru cyangwa se main actor muri filime yamugize icyamare ku isi yose, filime ya Prison Break, ari nayo irimo gutuma natwe tumugarukaho kuri uyu mwanya. Ino filime kugira ngo abashe kuyikinamo byamushobokeye ku munota wa nyuma kuko ntabwo yari ari muri gahunda y'abagombaga kuyikina. Ibyo ngibyo twabibonye mu kiganiro cyabanje kugira ngo ahubwo abashe kuyikina. Ibyo byatewe nuko babonye yuko ari usa nk'umusore bifuzaga yuko yakina ino role kandi akabikora mu buhanga bungana gutya. Nyuma ya Prison Break ino yaje gukundwa cyane maze Wentworth Miller yandika amateka akomeye anayoboka izindi filime nyinshi kandi zagiye zikundwa. Uretse kuzigaragaramo nk'umukinnyi w'imena nawe yagiye yandika ndetse anayobora filime zitandukanye. Muri zino filime twakubwira nk'iyitwa Stalker, iyi ngiyi niwe wayanditse aho inari filime yubakiye ku gitekerezo cy'umwana w'umukobwa asakora impanuka maze akitaba Imana. Nyuma n'umwana akagira ihungabana rikomeye ryo kubura umubyeyi, nyuma akazahura na nyirarume atarazi yuko abaho maze ibyo bikaza kurangira uno mwana yatangiye gukundana na nyirarume kuko nyina atamwitagaho mu buryo bwuzuye. Ino filime yarakunzwe cyane maze iza kujya hanze mu mwaka wa 2013. Wentworth Miller niwe yanditse ndetse anayibera umuyobozi. Mu mwaka wa 2014 Scofield yongeye kugaragara muri filime yitwa The Flash aho inari filime yahuriyemo na Dominic n'ubundi bakinanye muri Prison Break bavukana. One reason I don't kill you right now. It's going to be hard to find someone else to listen to your winning speeches. Muri no filime yubakiye ku nkuru y'abantu babiri baba bafite imbaraga zidasanzwe bamwe bita aba superheroes. Umwe muri aba bavandimwe afite imbaraga zo gusubiza inyuma ibihe maze akaba yagira ibyo ahindura mu hahise. Kimwe mu byo yagombaga gukoresha buno bubasha bwe rero harimo no gusubiza mu hahise inyuma maze akagira ibyo ahindura ku hazaza h'umuryango we. Muri uru rugamba rero ahura n'ikibazo cy'uko mu guhindura bimwe mu by'ahahise hari ibindi byo mu hazaza ndetse n'ibiro byarushijeho kuba bibi cyane bimubana ikibazo gikomeye. Ino nayo ni filime nziza cyane nayo ushobora kuzareba niba ukunda filime zo muri ubu bwoko. Scarlet Speedster. Any preference on how you'd like to die? Mu mwaka wa 2016 Scofield yanditse indi filime yitwa The Disappointment Room aho inari filime igaruka ku muryango wimukira mu nzu yo mu giturage ariko kandi ibamo amashitani. Ino filime ikaba inubakiye ku nkuru mpamo y'umuryango wagiye kuba mu giturage maze bakajya mu nzu yabagamo imyuka mibi. Aba bahoraga bumva amajwi adasanzwe bakanabona n'ibintu bidasanzwe muri ino nzu. Mu mwaka wa 2020 Scofield yatangaje ko atagishishikajwe no gukina filime agaragara nk'umugabo ushobora gukina akundana n'umukobwa cyangwa se umugore bakaba basomana cyangwa se bakaryamana. Yavuze yuko buno bwoko bwa zino filime yaramaze kubuhaga kuko butandukanye cyane n'icyo wari cyo, akumva yuko rero filime yakongera gukina yaba ari filime ifite inkuru z'umugabo ukundana n'umugabo mugenzi we kuko aricyo cyiciro abarizwamo. Okay. Ibyo rero biraza guhita bitwinjiriza ku nkuru yatangaje benshi mu bari bazi uno mugabo ndetse rwose bamwe bikanabababaza kugeza naho bamwe mu bari abafana be kwiyakira rwose ibyo babyanze bagakora imbuga nkoranyambaga zo kuvuga yuko ibyo ngibyo bitari ukuri. Ubwe yemeje yuko ari muri cya cyiciro cy'abantu bakundana ndetse bakanaryamana nabo bahuje igitsina, ariko ibi yabikoze hashize igihe kirekire bamwe mu bantu bamuzi by'umwihariko bavuga yuko ari gutya ameze ariko yari yarabanje kubihakana, aho yavugaga yuko ari ukubera impamvu z'akazi yakoraga. Uyu yari umukinnyi wa filime ukunzwe cyane ku isi kandi muri role zose yakinaga akundana n'abakobwa.
ahangaha rero kuvuga yuko akundana n'abagabo bagenzi be byari byarabanje gufatwa nko kumusebya ndetse ibyo ngibyo bikanahuzwa nuko nawe yabihakanaga. Abantu benshi ahubwo bakanatuka benshi bakundaga kuzana izo nkuru bavuga yuko atari ibintu bikwiriye. Scofield avuga yuko yaje kubona abantu benshi bamutuka ndetse bakanatuka n'abavuze yuko ari umuge, ko ari ukumusebya, abona yuko akwiriye kugira icyo abikoraho. Yatangaje yuko yabonye yuko yatangaza yuko ari umuge hakiri kare ibi ngibi byari kumubera ibibazo bikomeye, nyamara hanatangaza yuko nanone kuba yarabagaho ubuzima bw'ikinyoma bitari bimuryoheye na gato nubwo benshi bamukundaga. Mu mwaka wa 2007 nyuma y'imyaka 2 filime ya Prison Break igiye hanze, Wentworth Miller yahakaniye ikinyamakuru IllStyle yuko ari umwe muri aba. Icyakora yaje gushyira hanze ibaruwa ku rubuga rwitwa Glad yanga ubutumire bwo kwitabira iserukiramuco mpuzamahanga rya sinema muri St Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya, aho kino gihe yatangaje yuko yumvaga ahangayikishijwe mu buryo bukomeye nuko leta y'Uburusiya ifata bene igihugu bakundana nabo bahuje ibitsina. Ibyo byari mu mwaka wa 2013. Leta y'Uburusiya rero yavuze yuko nta burenganzira busesuye iha bano bantu bakundana nabo bahuje igitsina. Muri no baruwa yakomeje yandika ati, ntabwo nshobora kwitabira ubwo butumire na gato muri leta icira abantu urubanza idashobora kwakira abantu uko bavutse ngo nirangize barekere uburenganzira bwabo. Ntabwo nshobora kwitabira ubwo butumire kuko ntabwo naba nizeye umutekano wanjye. Mu nkuru nyinshi ibyo ngibyo byaracicikanye bigarukwaho mu buryo bukomeye. Bati Scofield wo muri Prison Break Wentworth Miller wacu byanze bikunze ni umuge nawe yamaze kubyemera. Abantu benshi babanje gutekereza yuko ino baruwa yaba ari igihimbano, nyamara nawe ubwe aza kubyemeza. Avuga yuko rwose ari umwe muri aba bakundana nabo bahuje igitsina. Wentworth Miller nyuma y'ukwezi iyo baruwa yigiye hanze kandi akemeza yuko ari baruwa ye, haje kuba ibirori byo guharanira uburenganzira bwa muntu. Ibi byabereye Washington, maze Miller avuga yuko yagerageje kwiyahura inshuro nyinshi akiri ingimbi mbere yo kwemerera ku mugaragaro yuko ari muri kino cyiciro cy'abantu bantu. Ati nanjye ntabwo nashakaga kubyizera, ntabwo nashakaga kubyemera, nagerageje gukunda abakobwa benshi ariko biranga, ariko kandi abasore baza bo kubakunda bikanyorohera. Ati ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye kwisanga ukunda abantu muri sosiyete bidafatwa gutyo. Atari ko ni gutyo nisanze. Mu mwaka wa 2016 Active Minds, umuryango uharanira ubuzima bwo mu mutwe, watangaje ko Miller azaba ambasaderi wawo. Muri uyu mwaka kandi Miller atangaje ko yari afite ibibazo byo kwiheba kuva mu bwana bwe. Ibibazo ahanini yaterwaga nuko yisangaga afite ibyiyumvo byinshi by'urukundo abasore bagenzi be aho kugirira ibyiyumvo abakobwa nk'uko benshi bayimutekererezaga. Different every time depending on who you're talking to. Nyuma yaje kuvuga yuko yaje kubona undi muryango yisanze mutari w'amaraso ahubwo undi muryango w'abantu bahuje nawe ibyiyumvo, aho yavuze ati twese ubuzima tuba tubayemo nkatwe ubwacu ntabwo ari ubuzima buba bworoshye, ariko kandi iyo tugize Imana hakagira abatwumva ibyo ngibyo biratworohera. Wentworth Miller yakunze kugaragara kenshi aburanira bano bantu bafite bino byiyumvo, aho yakunze kubaza kenshi ibibazo agira ati, ninde muntu wakwishimira kubaho ubuzima abizi neza yuko ku isi bashobora kuzamwanga babimuziza? Ati ni gutya twisanze, nta ruhare twigeze tubigiramo. Akimara gutangaza bino, Wentworth Miller avuga yuko ubwo yaramaze kuvuga uko yiyumva isi yose imaze kumenya, nubwo ari benshi bamututse ndetse benshi bakanamwanga, ariko kandi ngo ubuzima bwe bwabaye bwiza cyane kuko yumvaga ameze nk'aho atuje, nk'aho hari ikintu yari yikoreye kimaze kujya hanze. Scofield kugeza ubu ngubu ni n'umwe mu bantu bakomeye ku rwego rw'isi bavugira abantu baryamana ndetse banakundana nabo bahuje igitsina, ashimangira akomeje yuko uretse no kuba uburenganzira bwabo ariko kandi atari amahitamo yabo, ko ahubwo ari gutyo nyine bisanze kuko n'abandi bantu benshi ku isi bisanze uko bameze. Scofield afite inshingano zikomeye zo gufasha abantu bafite ihungabana bakuye mu bwana bwabo, aho akorana n'imiryango itandukanye nk'uwitwa Lifeline ndetse n'uwitwa Active Minds. Mu bindi wamenya ku buzima bw'uno mukinnyi wa filime wamamaye cyane ku isi, Wentworth Miller mu mwaka wa 2021 nibwo yatangaje yuko abana n'indwara ya autism. Ini ikaba ari indwara itera umuntu kumva adashaka kujya mu bandi, guhuza n'abantu amaso, akananirwa kuganira n'abandi mu buryo bukwiriye, akagira amarangamutima ahindagurika, akagira ibikorwa bimwe na bimwe umuntu agenda asubiramo kenshi mu buryo budasanzwe n'ibindi bitandukanye. Yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram agira ati, iki ngiki ntabwo ari ikintu nahindura, ariko kandi nagira ngo mbamenyeshe yuko mfite autism. Ntabwo ngomba kubyakira ngo numve yuko ari ibisanzwe, ariko nyine ni gutya nisanze, nanone n'ibyo abantu b'inshuti zanjye ndetse n'abankunda bakwiriye kumenya. Niyo mpamvu ntarahura namwe ngo mbahobere, mbaganirize mbasetsa cyane ndetse mbakorere n'ibyo muba mwifuza yuko nabakorera. Iyo ngiyo niyo mpamvu ibitera.
Mu bijyanye n'ubuzima bwe bw'urukundo mu mwaka wa 2008 uyu nguyu yakundanye n'umusore mugenzi we w'umufotographe uno wabigize umwuga witwa Mark Lido, aho no musore bakundanye maze bigatinda bakajya bifotozanya bishimanye, gusa nyuma iby'urukundo rwabo byaje kurangira. Mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2008 Mira yakundanye n'undi musore witwa Luke McFarlane, aho n'umusore w'umwongereza bakundanye igihe kingana n'umwaka maze urukundo rwabo nabwo ruravugwa. Gusa kino gihe Mira yarataremeza ku mugaragaro yuko akundana nabo bahuje igitsina, nubwo ariko icyo gihe nyine bitabujije abantu kubikeka kuko uburyo babaga bameze atari ibintu byari bisanzwe. Nubwo Scofield yatangaje yuko adakunda abakobwa, ariko kandi hari igihe kinini yigeze kumara arimo kubisha yuko akundana n'abasore bagenzi be, aho kino gihe yagiye agaragara ari kumwe n'abakobwa barimo nk'uwitwa Amy we byanabaye nk'igitangaza kuko bivugwa yuko yamugiriye amarangamutima akomeye cyane y'urukundo. Gusa abamuzi ba hafi bavuze yuko bitari urukundo nyarukundo kuko bumwe muri aba yari afite umukunzi. Uyu mukobwa ngo yari afite umukunzi w'umusore, Wentworth Miller nawe afite umukunzi w'umusore, gusa kuko bagombaga guhisha ibijyanye n'ubuzima bw'urukundo bw'uno mugabo icyo gihe biyerekanaga nk'aho bakundana. Undi mukobwa witwa Mariana Creveno nawe yavuzweho urukundo na Scofield, ariko kandi nta gihamya cy'ibyari bihari kuko bose bavuze yuko byari ubucuti busanzwe. Uyu musore wundi witwa Christopher nawe n'umwe mu basore byavuzwe yuko bakundanye na Scofield, aho nari umukinnyi wa za filime, abariko nawe nyuma baje gutandukana. Kugeza ubu Scofield avuga yuko niyagiye mu rukundo kimwe mu bintu akora cyane ari ukubihisha kuko batifuza yuko abo bakundana cyangwa se baba yakunze ngo iby'urukundo rwabo byajya hagaragara, ngo ntabwo ari ibintu bimuha umutekano cyangwa se umutuzo. Nyamara avuga yuko mu buzima bwe rwose kimwe mu bintu akora ari ugukundana. Avuga yuko kugeza ubu ataratekereza ku bijyanye no kubyara cyangwa se no kuba yashakana n'umuntu maze bagakora ubukwe bakabana. Abavuga yuko ari ibintu abona bikiri mu mishinga y'igihe kiri imbere. Mu bindi wamenya ko uno mugabo wambaye cyane muri sinema, Scofield mbere yuko atangira gukina filime yakoraga akazi gasanzwe cyane. Kwamamara kwe ntabwo ari ibintu byamworoheye, yabanje gukora mu isomero ry'ibitabo, bimaze no gukora mu kigo gitunganya filime, aba umukozi usanzwe atari n'umukinnyi wa filime. Uko iminsi yagendaga ishira nibwo iby'impano ye byagiye bigaragara maze benshi batangira kugenda babiha agaciro. Scofield ntabwo yakiniye filime gusa, ahubwo yanagaragaye mu ndirimbo, harimo nk'indirimbo ya Mariah Carey yitwa We Belong Together, aho aba ari nk'umukunzi we muri ino ndirimbo. Uyu kandi avuga yuko adakunda inyamaswa, ngo kandi kutazikunda kwe nta rundi rwango, ngo ahubwo nuko iyo yegeranye n'inyamaswa zitandukanye zirimo nk'injangwe cyangwa se imbwa ahita agira uburwayi. Avuga yuko kandi no ku bantu ari gutyo bimeze, ntabwo ajya apfa guhoberana n'abantu cyangwa se ngo basuhuze kuko ashobora kugira allergie akishima kandi agafuruta umubiri we wose. Ibyo bikaba binajyana n'indwara yitwa autisme nayo itamwemerera kuvugana cyane n'abantu cyangwa se ngo basabane. Ibyo rero yakunze kuvuga yuko kenshi byagiye bituma benshi bakeka yuko yiyemera cyangwa se yirata, ariko nyamara ngo ntabwo ari gutya ameze n'uburwayi. Abamuzi bavuga yuko ari nayo umuntu mwiza cyane mushobora kuba mwahuza, ngo gusa ibijyanye n'ubwo burwayi bwe bikaba bikunze kumwitambika ndetse bikanitambika ibijyanye n'imibanire ye n'abandi, cyane cyane kuba atamuzi. Scofield afite ubwenegihugu bubiri, ubw'Ubwongereza ndetse n'ubw'Amerika, bitewe n'uko yavukiye mu Bwongereza ariko kandi kuba ababyeyi b'Abanyamerika. Muri Prison Break yatangaje yuko season akunda cyane ari iya 4. Mu buzima busanzwe uyu nguyu ni umuntu uvugisha ukuri cyane, ibintu binakunze kugarukaho cyane n'abantu bamuzi mu buryo bwihariye. Scofield yagiye ahabwa ibihembo byinshi bitandukanye bitewe na filime yagiye akora. Uyu nguyu kandi yarakunze kugaragara mu bikorwa by'ubugiraneza ndetse no gufasha, aho kugeza uyu munsi avuga yuko yafashije abantu ndetse agatanga ubufasha bw'ibanze, aba yumva aricyo kintu gihaye umutuzo umutima we ku buryo ngo aricyo gihe aryama neza agasinzira, kurenza kuba yakorera amafaranga menshi akayabika kuri konte cyangwa se akayaguramo ibyo agomba kuyaguramo byose, nyamara nta muntu yigeze yafashisha. Ngibyo rero iby'ingenzi wamenya mu kiganiro amateka yabo cya none. Ikiganiro cyagarukaga kuri Wentworth Miller, umugabo wamamariye cyane muri filime ya Prison Break, imwe muri series zakunzwe kandi zagarutsweho cyane kubw'inkuru yayo. Twakoze ikiganiro cyagarutse kuri no filime, niba utarakirebye uri buze kuza kugisanga muri comments maze ubashe kumva iby'ibanze wamenya kuri no filime, imwe mu zakunzwe cyane ku isi.
wakoze cyane, turacyari kumwe no mu bindi biganiro amateka yabo bizakomeza kugenda bigaruka kuri byinshi bitandukanye ku buzima bw'ibyamamare nk'ibisanzwe ukaba wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine.